Nyagasani Mana yacu, uri mwiza Nyagasani, ubereye abagutegereje. Dusengeye ibiryo barimo guteka hariya mu gikoni, inyama bayishyire mu nkono. Mana ugenda gendere ziriya mboga, niwura umuceri uwufashe utunganye, weza imitima bigiye kuwakira, kandi nitwabirya bikamanuka mu nda neza, bigaca muri za miseke zo mu mihogo neza, tugashima izina ryawe. Murabona ko bwije ikibuga cyacu kikaba kirarangiye, hakaba hakurikiyeho kurya. Uzi ko bwije mwana sha inda nini yishe nyirayo. Ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu. Kanyama, isa ndibuhoze kuye. Ntayo uzisi? Ni yande? Ni ya Hitler yaririmbaga ari ku rugamba kugira adatsinda. Yarasohotse se? Yarasohotse nyine. Hitler bayi ni Yesu. Siko yasohotse se? Shamanye takibesha sha. Icyo usigaje ni ukureka kwiba. Yesu ni yanengo. Ahubwo muganya nifitiye gahunda nakura. Iyiheze. Yesu ni Yesu, Yesu ni Yesu. Kura ndabona wagacapye mwa kabisa. Erega umuntu agomba kwisanisha n'igikogo umuntu agiye. Kandi bayamaze migi. Ariko numvishe ngo barayarangiza uno muntu. Kanyama, ibaze nsanzeho na mama wanje. Ako si mama wawe natumusize mu isoko ari gucuruza. Ako si waga kanya bageze mu masengesho gute. Ariko nabanje kumubaza, ambwira ko ataraza mu masengero. Nisi ubwo wambazagi. Kandi nawe umbaza ubusa. Fa kwibuka ibyo nakubwiye gusa. Iki se? Yanyumvira kandi. Utaragerayo. Upfa kwibuka umudugudu na paruwasi n'umurenge. Reka sha, ibyo niyo batabimbaza mba mbizi. Ngambwira umudugudu wawe utuyemo n'uwuhe? Ngandebe, sibyo nakubwiye. Tugende, nunteza abantu ndahita nkwereka. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Ashimwe cyane. Ahimbazwe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yesu nashimwe. Nahimbazwe. Nashimwe cyane. Yesu nashimwe cyane dore ko ari n'umwana w'Imana. Umunsi tugiye kwiga ku nsanganyamatsiko ivuga ati tugeze mu bihe bya nyuma. Ibihe bya nyuma rero mwese murabireba uko biri kugenda bihindagurika. Ariko hano hari abantu bashyashya bonye abasura sinarisanzwe nazi bahaguruka bakatwibwira n'imidugudu baturutseho. Batwibwira. Si mwebwe. Murakombize bwana pasiteri, nitwa Nzitabakuze Kanyamanza, abanuruka mu itorero ry'Abapende kuri paruwasi ya Ntuza ya Nyamiyaga. Ko ntakuzi se? Dusengana. Tukaba twaje kwifatanya namwe. Hano ndabona dushobora kuba twakira abamamyi kuko ibyo bavuze si bisobanukiwe neza. Ariko nta kibazo dukomeze. Uriya mukozi w'Imana wambaye agapira k'ubururu yahaguruka dusengera. Pasiteri ngengo ya gakorora aho bavuze akarugisengera. Wasengeze. Nanjye pasiteri ndwaye amavi buriya. Senga wicaye. Chaka mfe gusenga. Nicisha bugufi dusenge. Nyagasani Mana yacu, uri mwiza Nyagasani, ubereye abagutegereje. Dusengeye ibiryo barimo guteka hariya mu gikoni, inyama bayishyire mu nkono. Mana ugenda gendere ziriya mboga, niwura umuceri uwufashe utunganye, weza imitima bigiye kuwakira, kandi nitwabirya bikamanuka mu nda neza, bigaca muri za miseke zo mu mihogo neza, tugashima izina ryawe. Twejeje ko ugiye kubizana mu izina rya Yesu. Amen. Ko siko mwese mu ndebe. Nubwo usenze isengesho rya Batemarigwe, ijambo ry'Imana avuga ko abagira inda nini bazapfa nabi. Ubwo turaje gusenga, reka Turye. Ubundi abaza icyabazanye. Icyatuzanye se hari ibindi si ibiri. Mwemanje.
Aduh bobo. Aja family dia tu. You dey use your generation. Murabona ko bwije ikibuga cyacu kikaba kirarangiye hakaba hakurikiyeho Aduh bobo. Uziko bwije mwana. Sha indani nishe nyirayo.